Muraho neza. Mu by'ukuri aha tubasanze ni hehe? Byagenze gute? Mu makuru make twamenye yuko ngo hari umugabo hano ushobora kuba yahanutse akagwa hano agapfa, mu by'ukuri mubimenya mwebwe wenda uratwibwira utubwire aha turi ni he? Njyewe nitwa amazina yanjye nitwa Rucyahana Jean Pierre. Uyu nguyu ni umurenge wa Rwamagana, aka ni akarere ka Rwamagana, Murenge Muyumbu. umurenge wa Muyumbu, akagari ka Nyarukombe, Aha ni mu mudugudu uwuhe? umudugudu wa Rubona. Iyo nkuru byatangiye ryari? Njyewe nabimenye mu ma saa 9. Hari hamanutse abantu b'abayobozi Z'ijoro? abayobozi b'umutekano, abanyerondo, barimo bavuga bati rwose arimo arahumeka kuko akanyuma byanze bikunze ntabwo umuntu ari bubeho. barimo bagenda bahamagara bagenzi babo nyine b'abayobozi babakuriye. Ubwo nanjye nahise nsohoka, ngeze hanze mbona abaturanyi bo haruguru y'iwanjye, mbona abantu nka 5 bari hanze, mpita nzamuka ndababaza, bahita bambwira bati dore hariya haguye umuntu. Uwo muntu yararyamye aho ngaho, haciyemo akanya gatoya komanda ahita aza. Komanda aramwitegereza atubaza ukuntu bigenze, tuvuga ati umuntu Ubwo turi saa 9 z'ijoro? twagiye twumva umuntu arimo arataka, niko twasobanuriye komanda. Yari umugore yari umugabo? Yari umuntu w'umugabo. W'imyaka nk'ingahe? Urebye ni nk'imyaka 40, hagati ya 38 na 40 aho ngaho. Ubwo komanda twamubwiye tuti twebwe twabonye umuntu arimo gutaka, nuko duhita duhamagara abanyerondo baraza. Abanyerondo bamaze kuhagera niho bahise batangira guhamagara inzego z'umutekano. Twebwe nuko nguko twabibonye. Muhagera abahageze bwa mbere ubuzima bwe bwari bukimeze gute? Yari agihumeka muri izo saa 9 z'ijoro? Yari arimo ahumeka, ariko nyine ubona ko ameze nabi kuko yaguye acuramye ahanutse hejuru y'umukingo uri kureba. Nuko arataka. Uwo umuturage wahise abibona, wari uri hafi aho ngaho witwa Kibaya, niwe wahise ahamagara abanyerondo, kuko ukuriye irondo yamanutse avuga ati arahumeka kuko akanyuma atameze nabi cyane, ntabwo uyu muntu ari bubeho. Ambulance yahageze ije kureba wenda ko yamutabara? Haje abayobozi basanzwe, haza RIB ya Muyumbo, haza polisi, haza n'abandi bayobozi basanzwe, ariko umurambo nyirizina watwawe n'imodoka y'akarere ka Rwamagana. Mu by'ukuri yari muntu ki? Mwari musanzwe mumuzi n'aha? Yari umuntu w'igitsina gabo. Abamuzi bavuga ko ngo bajyaga bamubona ngo arimo akora uturaka two guhinga umuceri hariya mu gishanga, ngo bakanamubona ngo agiye kunywa akagage ahantu, ariko nta muntu wari umuzi amazina, nta n'umuntu wari uzi aho atuye, cyane ko n'abayobozi kubera ko nta n'irangamuntu yari afite, byanagoranye cyane kugira ngo bamenye aderese ye. Nta telefone? Nta telefoni, nta rangamuntu yari afite. Mu by'ukuri twakeka iki? Twakeka ko yishwe n'iki? Nta waba bamusunitse nta muntu wigeze amusunika. Gusa hari amakuru y'abantu ngo bamubonye ejo ari i Kabuga arimo kunywa akayoga. Abantu bakaba bavuga ko ashobora kuba yahanutse kuri uyu mukingo, wenda kubera n'inzara n'iki. Urazi ko hasigaye harateye n'inzoga zifite imbaraga, zino bita ibyuma, kuyinywa utariye nabyo ubwabyo ni ibibazo. Hari igihe ubwonko ngo ugahita upfa cyane ko uba uguye unacuramye. Aha hantu niba ndi kureba haruguru hari inzu bari kubaka. Iyi nzu bari kubaka wenda mu by'ukuri ni inzu isanzwe ituwemo n'umuntu cyane inzu yubakwaga bisanzwe? Iyi nzu ni inzu yubakwaga bisanzwe. Ntabwo iruzura? Ntabwo iruzura. Ni kimwe n'iyi duhagazeho? Ni kimwe n'iyi duhagazemo. Nta bantu bazirimo izi nzu zose, urabona ko nta birahure, n'izi nzugi ureba ziriho gutyo gusa, nta bantu babamo. Twavuga ko hano hari inzira, twavuga ku buryo twavuga ko yacagaho agenda? Hari akayira hano inyuma y'iyi kadasiteri abantu banyuramo n'amaguru gutya, nyine twatuyira two mu makaritsiye. Ubona ko nawe yari aje amanuka hariya, aramanuka nyine, ashobora kuba atarazi inzira neza kuko abandi baraza bagahita bakatanga, ariko we yakomeje gutya ahita hanuka hano kuri uyu mukingo nawe uri kureba. Wamubonye bwa mbere hari nka ryari bikekwa ko yahanutse muri uyu mukingo? Njyewe nabimenye hagati ya saa 8 n'igice na saa 9. Numvishije uwo mugabo ukuriye irondo ari urimo kumanuka avugira kuri telefoni, mbanza no kugira ngo ni abaturanyi bari haruguru y'iwanjye. Ndavuga none haba harimo umuntu wenda wajyanye ikibazo n'undi, cyangwa wenda akaba yarwaye bikomeye, ko numvishije umuntu avuga ngo arimo arahumeka kuko akanyuma, wajyayo nkareba.
ubwo rero nagiye mu nzu nditunganya ndambara ko nari nasohotse nkenyeye isume nsubira mu nzu ndambara ngarutse mbona abo bantu nari ngiye kubaza ko nta kibazo cyavutse nsanga nibo bari mu muhanda bahita banyereka bambwira ati dore hano haguye umuntu urebe uko bimeze. Nyemerera udutembereze wenda udushushanyirize ugende utwereka nta kibazo si ngombwa ngo duhagarare. Uyu mukingo duhagazeho nk'uko ndi kubona udushushanyirije wenda asa n'udushushanyiriza ukuntu yaje guhanuka muri uyu mukingo ndabona si muremure cyane tugereranyije ufite nka metero zingahe? Umukingo urabona ko ugiye usumbana ahangaha ni nka metero n'igice bigeze nk'ahari urabona ko zaba ziri muri ebyiri zirengaho gatoya hafi enye. Oya ni nk'eshatu. Dushushanyirize yamanutse gute? Yamanutse aca ahangaha nyine urabona ko hameze nk'ahantu hari akayira ariko gatoya. Urabona ko ahangaha gutya hari ahantu asa n'uwanyereye n'ubu birenge uko yanyereye haragaragara. Yamanutse akubita umutwe ahangaha agwa acuramye. Yego. Noneho komanda ahageze niwe wamwitegereje areba uburyo acuramyemo aravuga ati ngaho noneho ni mu muhindukize. Nuko abari bahari baramuhindukiza bamwicaza ahangaha bamwegeka hano kuri aka gakingo. Kuko nanjye nahageze ameze nk'uwicaye ahangaha yegamye hano amaguru ari ahangaha. Icyo gihe uhagera yaragihumeka? Reka byari byarangiye. Byari byarangiye yashizemo umwuka. Bivuze ngo nta bugome bundi nta bwicanyi twakeka ni ukuba wenda yamanutse hano kubera agacupa ubwo? Oya nta bwicanyi ntabwo n'abamubonye bamubonye ari mu kabari arimo agenda nta muntu bari bafitanye ikibazo nta makuru y'uwaba bamugiye nabi tugeze tumenya. Ntabwo muzi wenda ahantu yaba yatahaga ku buryo twavuga ngo yavaga he ajya ahangaha? Amakuru rwose twayabuze neza. Aha niho kuri mu kingo niho yamanutse? Niho yamanutse ahangaha ureba ibirenge anyujije ibirenge. Ka kayira kamanuka kava he? Akayira kanyura inyuma y'icyo gipangu cyo ngicyo ureba aho ngaho muri utwo dusina kakamanuka iyo ugeze kuri kadasiteri wihita ukata hariya ariko urabona ko we ntabwo yigeze akata ahubwo ngo kava muri utu dutsina. Unyura hano gutya munsi y'inzu ugakataho ukazamuka kuri za nsina ugahita uhura n'umuhanda utambika kuri ya kadasiteri. Ubwo rero yamanutse ahangaha urabona ko hano hantu hameze nabi cyane. Yego. Ku muntu utahazi noneho wananyweye agacupa. Abandi barahanyura bagahita bakata aho ngaho we yahanyuze anyura ahangaha urabona ukuntu hameze nabi. Niyo mpamvu yahise agwa ahangaha kandi urabona ko kugwa aha hantu nawe hasa n'ahanyerera niba mbibona. Haranyerera urabona haracuramye uyu muntu yananyweye no mu nda nta kintu kiba kirimo urabona ko kuba yapfa nta. Ibi bintu bikwiye gusiga somo kidusoza. Mbere na mbere abantu banywa agacupa bakabaye bakanywera hafi yo mu rugo kandi noneho bakamenya n'inzoga bagomba kunywa izo arizo kandi mbere yo kunywa n'umuntu akabanza akarya ukanywa gakeya ariko mu nda nibura hari ikindi kintu ukagenda gasangamo washyizemo. Ngira ngo hari n'inzoga ngo zateye zimena cyane zica. Bongeye sinywa inzoga ariko gusa numva bavuga ngo hari ibyuma ngo icyo cyuma ngo kukinywa ngo babisaba ngo ube wariye ngo akabenzi ngo nawe bene aba ngaba banywa batariye ubwo ngo barapfa. Arakoze cyane umuvandimwe. Harya witwa nde? Nitwa Rucyana Jean Pierre. Rucyana Jean Pierre arakoze cyane. Ngira ngo mu makuru twahawe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Muyumbu by'umwihariko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Muhamya Amani yavuze ko uyu mugabo kugeza ubu bataramenya imyirondoro ye cyane ko ngo ari umuntu abaturage batari bazi muri aka gace. Yavuze ko ari ku murambo we watwawe ndetse n'inzego zibishinzwe harimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi y'igihugu ariko by'umwihariko uyu murambo ngo ukaba wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma rya gihanga kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye urupfu rwe. Gusa igihurizwaho nuko abaturage bavuga ko ashobora kuba ari agacupa gashobora kuba kamuhanuye kuri uyu mukingo nk'uko mubibona. Gusa umukingo si muremure cyane urebye ni nka metero hafi murenye gutyo ariko mu by'ukuri agacupa hari ubanza ariko kaba kabaye intandaro. Reka ibindi tubiharire iperereza. Nge nitwa Nkerambi Bigwi TV. Reka mbashimire mwebwe mwakoze subscribe.